kunyandika mwigenda muragira ngo ibintu hirwa nyandikaho kuri Facebook mwabibonye ahantu hose aba yanyanitse do iyo foto rero yanitse ngo ni amabere yayishyize kuri Facebook. Iyo foto yatumye itangira aba followers ibihumbi n'ibihumbi mu minsi itarenze ngahe. Ituma inbox yanjye igira traffic. Yatumye inbox yanjye igira traffic ngo ubwo nawe yansebeje ntako atagize. Iki gikura mbere. Abantu baragenda ndakireba umva sigaye narihaniye gutukana ariko iwagwa kumva ibitutsi mfite mu mutwe wanjye. Yaga hari ahandi umuntu yabisohorera ukabyumva ukapfuta kizeho ugakubitwa n'Imana we. Navuze ko ntazongera. Eric ugenda ubwire kira gikubitwa n'inkuba cy'igikecuru ngo mukantambara mubo kimenyera kirihe kunyimenyera. Ukibwire Eric genda ubwire kira gikecuru kibanze kigende kivuze umwingo wasanga ariyo mpamvu padiri yakibenze. Wasanga impamvu padiri yakibenze ari ukubera uriya mwingo kirwaye. Kiragenda kirya nk'ikigurube nta discipline gifite nta manners gifite habe namba. Twese nta discipline tugira ariko hari ahantu tugera bikaba ngombwa ko tuyigira. You understand? Ariko kira kintu kibona mu buturage umenya ngo ni igiturage kimwe kibi iyo kimara nyine dore uko cyabivuze kimara igiturage kimara. Kirankopera mu bintu muri ntuze content zanjye uko nzikora kirankopera kikagenda kigakora ibyo utaravuga batarabona ntabwo gishobora kwihimbira ibyacyo. Ubwo rero ngo ubundi kikajyaho kikivuga ibigwi ngo igihe nahereye ndwana imyaka 30 ndwana warwanye iki mbwira wararwanye wakoze iki ni iki wahinduye dushaka kuvuga ngo kana kahinduye iki niki usibye kwigaragaza ko gutukana ntuze wasomye ntuze nyine hangara ngo hangare wayisomye ukaba mbere gutukana nanjye ndabizi nta n'umuntu utazi gutukana by the way nuko hari abantu bamwe na bamwe baba badashaka kubisohora mu kanwa kabo. Ngo hatukanye ngo hashoboye abantu bose ngo warafunze ngo ntabwo ari wowe wa mbere ngo naba nkuye kuri social media kabinya mu nkaba uzankure kuri social media turebe ko bishobora wagikecuru we. Nanjye no mukecuru niho ndi kujya ariko ubukecuru buratandukanye. Wari mu mpembera ngiye niyo nkibwinjiramo still ndacyafite igihe. Uri mu mpembera ngiye niyo nkibwinjiramo. Mugere mubwire kira gikubitwa n'inkuba na cyana cyacyo cy'ikinyendaro aho byirirwa bizenguruka bintuka. Mubibwire ngo byansanze kuri TikTok byansanzeho byanamenyanye kubera gi iyo TikTok rero bivuga ngo bizanyirukanaho. Good luck. Nawe uvuga ngo inkotanyi ngo zaranyishyuye ngo kugira ngo inkotanyi zaba zaranyishyuye nkaba ntaraguhereza ntuze ega nicecekera inkotanyi aho nirwa ntukana nazo amanywa nijoro zaba zaramaye iki. Ahubwo avuga ngo ikintu urwirwanisha
buri igihe abantu bose batangiye kuvuga ku bifuti byawe uhita utangira kuvuga ko abisosiyetinga n'inkotanyi uhita ubagira inkotanyi ugatuba we nanzagegera nabamenye ko muri abantu b'abanyeshyari muri abanyeshyari bamwe hari na turiya tugukurikira tuvugira hejuru nk'isandi twajyaga tugira tumvuga nabi umuntu amuvuga nabi ahora amuvuga nabi amuvuga mu migani namugize kumbe ni ishyari bigeze aho ngaho avuga ati reka nanjye nihishure mve mu rwihisho ntangire gukora nk'ibyo uriya mugore nirwa rwanya akora I am here to inspire you mwabigoryi mwe mwabicucumwe by'ibiturage biva iyo ngiyo za ntuze ngo zayimara nimba ari imara ngiye ndi umwana w'umunyakabanda Nyamirambo keep that in mind ubwo rero mwitegura intambara ye Nyakabanda n'imara turebe ko bizavamo wari warigenje wiri gutuka abantu bose kuri social media ngiyewe nzagukurisha ya magufwa ya Siko na nyoko wirirwa uririmba hano kuri TikTok ya magufwa ya Siko na nyoko wirirwa uririmba na bene wanyu ngo bakarangishije igitunguru nzakubwira ngo ugende bakureyo uzuba togose ushyiremo poivro na tungurusumu mu isosi yabo igukiza uwo mwingo n'umushiha wirirwana iyo wirigurira ni kugira ngo ne wapfushije wenyine se ninde munyarwanda utarapfushije wangegeraho ninde munyarwanda utarapfushije hari umunyarwanda utarapfushije ariko ze hano irafite teme buri munsi wereza nobody cares about your ass ntacyo tubwiye ntacyo uri cyo uri umwanda uri gasiya uri umwanda nta kintu tubwiye habe namba wagikecurwe mukantambara niwe mbwira just in case you forgot ubundi nakavuze izina ryawe nubwo nta mwanya mfite wo kuzajya nirukanka mu rukiko ubundi nakaguha izina ryawe nkari guha neza amakuru mfite nuko wasambanywaga na so isiko bataramutsa n'ibitunguru niyo mpamvu yagusigiye trauma next time you try me think twice ibyo wirirwa uvuga wiriza hano ngo bakugiriye umva uzagenda ubazanira bashyiremo tungurusumu n'igitunguru na poivro byose igitunguru cyo cyamaze kwinjira mu magufwa ngegera gusa ukuntu numva ntagishaka gutukana ariko amaheru y'umukecuru angendaho ashaka ko abantu bose ushaka gukontrola abantu bose bo kuri TikTok abantu bose kuri social media ushaka bakora nk'ibyo bakora nta muntu ushaka gukora nk'ibyo ukora pumbafu nta muntu ushaka gukora nk'ibyo ukora wakikecuruwe kirwa ciciraguraho nta muntu ushaka gukora nk'ibyo ukora wagikecuruwe kirwa ciciraguraho byo uri kuvuga abantu ngo bagire bacya utagize gutyo ugatangira ukamugira inkotanyi ugatangira ukamugira ikiniki ukamugira ikiniki ukamwitanga natandaraje ngewe niyo natandaraza amaguru yabarange n'uburenganzira bwanjye internet ni yanjye urumva wangira buheriwe y'igikecuru ariko nawe hari ahantu nasanze avuga ngo urutwe uba wanje kureba urwo rutwe rwawe we n'imisatsi yarapfutse kubera ibintuze ibirwara by'umutwe ubwonko bwaracankaranye imisatsi yarapfutse ntikimera barakogosha kubera uzi ko bogosha abasazi kubera ko baba bagenda bagira bagenda ugasanga
bamukase ibihara noneho bamwogoshe nk'umwana w'imyaka 3, umukecuru w'imyaka 60, bamwogoshe nk'umwana w'imyaka 3, bamwogoshe rukonki baramumaraho barakikiki, imisatsi yapfuye ntitegerekeka. kama si ngwino rero umusatsi uri healthy. Urabona umusatsi uri healthy, urabona nyiragakecuru we, ngwino nguhereze ugende ushyire kubwo busatsi bwawe bwapfutsaguritse nk'iki kubera umushiha. Nta kintu kizima kikuriho. ejo yakoze anniversaire nyirango bamwamamaje abanyarwanda muri abagore bamwamajije ntako batagize. Ubwo nyirango baramugwishaho Lions na University n'ibiki. Umva bamuhereje ubusa, arangije ahubwo akaba ari wowe wigura ubahereza. Azana account y'undi muntu atazi yihereza Baby Lion kugira ngo aba motivating nabo bamuhereze Baby Lion. Abanyarwanda buri bagira kiguru. Nta kintu bamuhaye udukoini 70 ngaye, ahubwo niwe spendinze kurusha ibyo bamuhaye. Abanyarwanda ntabwo muri ngo umuntu atuzwe na TikTok, ubu yatubona na TikTok ate bw'Abanyarwanda we muri abantu bagira kigunu. Iki cyacu bakivuza ibigwi kihaye ibigwi ejo. What did you get? Ni wowe gikecuru ahubwo ko hari spendinze kurusha. Yihaye Baby Lion, yaragezana in account ya Baby Lion kugira ngo yimpressing abantu arebe ko bagira icyo batanga. Umva wagikecuru, Abanyarwanda bagufata nk'umurwayi wo mu mutwe, ariko kubera ko uri umunyarwanda nyine ibya kibira kirigata niko bigenda. Kandi ikindi cya kabiri, uri very entertaining. Nta munyarwanda uvuga ibigambo nk'ibyo uvuga. So ni nyamaswa ziryana bazishyira muri zoo, bazishyira muri pariki, abantu bakajya bazisura ariko zifungiranye. So nawe rero kubera ibigambo uvuga Abanyarwanda bibatungura, biba ari ngombwa kugira ngo bakurebe nyine you stay there, ariko nta ugukunda. Abantu bose birwa bambwira ngo uriya mugore ariko we n'umusazi mu mutwe, ngo n'umusazi. Ariko ikibazo nuko ubusazi bwawe utabubona ngo ubwivuze, noneho bikaba bwaraziyemo n'umwingo kandi urazi ko ngiye ntayibonye. I look ngiyewe ndeba kure, genda wivuza umwingo, naguhaye umuti, nakugira inama yuko uzawivuza ugakira. Numara gukira, umaze kwivuza uwo mwingo ugakira, then come back, ubundi uzaze tuvugane. Ngo cyo cyamyotso, ngo cyuzi imyotso mu maso. Umva, ibi birarutana. Aho kugira ngo mere nkawe nagira imyotso no nari ngiye kuvuga ijambo ritari ryiza, no kugatsina. Aho kugira ngo nse nawe. Bagenzi begikecuru noneho kikavuga ngo n'urutwe, ngo n'ibyotso byuze mu maso, ngo n'ibibere ngo nk'ibyinuze. Nakubwiye ngo ngwino kuri video, nanjye nze kuri video twerekana amabere yacu turebe. Wowe kandi tuze nta masutiye twambaye, turebe. Uwayawe barayasanga ku mavi, iryanjye barayasanga rigifite ireme. Bere ryanjye ni nk'iry'umukobwa utarabyara, rifite ireme, rirafatika. Buri muntu icyo afite cyose arakirata, nanjye niryo mfite, mujye mureka ndirate.
you understand buri muntu wese Imana ifite icyo yamuhaye kizima agomba kurata ariko kubera ko uri umukecuru w'umukurambere ntabwo uzi ibigezweho, ntabwo uzi you don't know what is up, you don't know what's up. Nikikunda gutukana umva ntabwo nkunda gutukana, I try my best to avoid it, ariko hari ingegera n'ingegerakazi Mukantambara n'ibinyendaro bye, dore ko ari wowe wirwavuga ngo ngiye nabyaye ibinyendaro. Mukantambara we ngiyewe ntabwo nabyaye ikinyendaro, narabikubwiye inshuro 100. Uzagenda umbaririze neza, ntabwo nigeze mbyara ikinyendaro. Ntabwo nigeze mbyara ikinyendaro. Ntabwo byavamo. None wowe waragiye ufungurira amaguru yawe, wageze i Burayi umugabo umaze gukora divorce. Ngiye kuva nakora divorce nta mugabo wari wafungura amaguru yanjye ngo yinjiremo wundi. I can proudly say that. Ariko se wowe kuva wakora divorce baguta kubera ubusazi bwawe, wirirwa uha amaguru yawe west, wirirwa mu maguru yawe. None do ibirwara byabaye ibirwara, dore n'umwingo waraje. Genda wivuza umwingo, nurangiza ubone kuza kuvuga wo kavuga hiwe. Mariko ugendana n'umwana nk'abandi. Kigeri we umva, iyo turi gutukana ubu tuba twabigize nk'igitutsi. Umva n'umwana nk'abandi rwose. Si umwana wese navukira amezi 9, navukira amezi 9. Let me get my water. Kamwe amazi ntazarwara umwingo nka kiriya kikubitwa n'inkuba. Wasanga impamvu cyarwaye umwingo hari kubera ko kirwa gisakuza. Buriya nshaho kiriya kintu ni ikirayi. Abantu mutuye Denmark muzabimenya. Umva ni ikirayi gishaje kandi ntago gikunda Abanyarwanda, gikunda abantu bavuga ibifaransa. Bariya ngo naba Cote d'Ivoire, abantu biyo ngo nzantuze ni Guinea, nimba ni Guinea, babandi banuka uduhuyu. Banuka uduhuyu nibo bonyine banakemera. Ubu ninde muntu muzima wakemera ko kinuka? Kiranuka kuva muri metero. Ibaza ikintu cyushaka kunukira muri telefone, kikakunukira kiri muri telefone. Ninde muntu wundi wakemera usibye abo baturanye nyine baza Cameroon, za Guinea, za iyo Cote d'Ivoire, nibo bonyine bashaka kukemera kuko banuka gahuyu, nabo nacyo kinuka gahuyu. Nta muntu w'umunyarwanda wakiteza. Kiri cya mbere ukijyanye ugisohokanye uri umuntu gabuka gisohokana muri restaurant cyagusebya. Nta table mana kizi kirya nk'ingurube kandi kirya mbese nk'ingurube. Ariko buriya abana bacyo cyabahaye yihemana kuko uzi ko nashaka kureba video yiwe ari kurya aneriseseme like aneriseseme. Ni igiturage. Ibaza ikintu kimaze imyaka 30 mu Burayi kikaba kirya imvange ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere. Kubera iki amafaranga yose gikoreye kiyashyira muri ba bana bo muri Afrika nyine ngo bagifashe gutukana ngo baratuka inkota. Yose gikoreye kiyashyira muri social media kugira ngo kimenyekane. Cyo kibishyiramo amafaranga, aba followers kibishyiramo amafaranga,
ibintu byose cyo cyashyizemo amafaranga, so amafaranga yose gikoreye kiyira mu bana ngo mbese kibigisha ubutera hamwe. Ubu kikibagirwa kwifata neza, kigahora mu mvange kuba wa mbere kugera kwa mbere kirya imvange. Ikintu kirya isupu y'ubunyobwa kuva kwa mbere kugera ku wundi wa mbere. Imyaka 30 Burayi. No. Naragenze ndabona ngeze aho kurwana n'abakurambere. Ubundi abantu barwana n'abakurambere barwana nabo baterekera bamena inzoga hasi, amena amata hasi n'iki. None nanjye ndi mu kazi ko kurwana n'abakurambere, ariko ntabwo nabyambariye. Ubundi nagakwiye kubyambarira, utaha nzabyambarira neza. Nzi niyemeje ubundi kurwana n'umukurambere. Kurwana n'umukurambere ntabwo ari ibintu byoroshye. Mana y'u Rwanda, naragenze ndabona ubwo rafite team aho ngaho y'abantu bazunguza utugambo ngo ni legend uwo ngo mujya mureba. Nagakobwa kakuze karakurirwa kari over 40. Nta mwana nta mugabo, irungu ryarakishe. Iyo kaba mu Burayi, kaba mu gihugu kimwe cy'Iburayi kibamo maskini. Kibamo maskini. Igihugu cyitwa ngo ni Butaliyani. None kubera ishyari rero ngewe ndagira 40 next month. Abana ndakujije. Nyine ubuzima bwanjye buri ku murongo ni nk'ubw'umuntu w'imyaka nk'iyanjye. Like ku myaka yanjye ibyo nakoze ni ibyo. Ariko banje ni being over 40. Nta kintu uriho wagize ngo uyirunguri kwanga fina, ngo gutuka fina. What? Wifatanyije ra ntuzi. Singiye babwiye ngo muvuke mu ntera hamwe mwabikubitwa n'inkuba. Ngiye n'ubwo ndwanya inkotanye ndwana nazo kubera ibyo ntemeranya nazo. Ariko end of the day ntabwo ndi umwana w'intera hamwe, mwabicucumwe. Mujye mubishyira back in your head. Ntabwo mvuka mu ntera hamwe. Keep that back in your head. Chuchu gusa. Ubu rero nimba wiyemeje kuzajya untuka kuri Facebook, mbrokora, reka ibintu byo kuntinya, mbrokora, dutukane kumugaragara. Reka kumboroka. Nge sinigeze nkuboroka n'umunsi warimo, kubera ko nyene nashakaga ngo ubyumve ibyo nkubwira, kuko mbwira wowe waravuze ngo ngewe unyanga nkuko wanga abakwiciye so na nyoko. Abakwiciye so na nyoko batugiriye neza, ikintu bakoze kibi nuko bakwibagiwe. Ubu iyo bakwibuka ntago mba ndi hano n'umwanya, mba ndi gukora amasuku. Mba mbyutse nkakora amasuku mu nzu, ndi gukora ibindi ntari kurwana nawe wangegira. Uba waravuye mu nzira. Bose kwiriza ngo nobody cares about you. I definitely don't care about you. Waravuze ngo uranyanga, ngiye no nkwanga kuba igihumbi. Niyo mpamvu nakubwiye ngo genda utabura ubwo bugufwa bwa sko na nyoko. Uzubukoremo isosi, wongeremo puwavuro, uhute ukire uwo mwingo. Nkomeje mbisubira mu inshuro nyinshi. I want you to get that in mind. I want you to understand ko nanjye nzi kwangana. Ndashyo kwirigahiriza ngo bakugirire impuhwe. No.
njyewe nta mpuhwe ngira, nzigirira abazingirira. Urumva wakibura bwenge we cy'umukecuru kirwa giciragura muri telefone, kirwa kidedemanga, nta jambo na rimwe ashaka kuvuga ngo arivuge neza rirambuye atadedemanze. Umwanya uvuga ngo uratanga uri kurwana, wabanje ukajya kwivuza. Iburayi ko bafite uburyo bwinshi bwo kuvura, bafite logopedi, ari sinzi ukuntu babyitiye muri Denmark, bafite egotherapy, sinzi ukuntu babyita iyo mpuze muri Denmark, bafite uburyo bw'amatherapy menshi atandukanye bashaka kuvura ugakira, ariko kareka kuza kuturwariraho hano. Ubu dutera isesemi, udutera isesemi wagikecuru we. Icyo kizi no kwirwa kirivuga ibigwi ngo njyewe nganagerere, ngo njyewe nganagize, ngo njyewe iki, wowe ntacyo uri cyo, uramabyi, uramazira ntoki wagikecuru we. Ndabikubwiye, uramazira ntoki, ntacyo uri cyo, uri ikigoryi nka so ukubyara, uri ikimara nka nyoko ukubyara, uri ikibura bwenge nk'umuryango wawe wose. Yes, uri igicucu, kuko igicucu kibyara ikindi. Yes, ikigoryi kibyara ikindi. Iso ari ikigoryi, niyo mpamvu yateye intanga zibyara ikigoryi. Niba n'umusaza wawe ahari nawe ntacyo yigejejeho, ni ikintu, iso intanga zaso zari impfabusa. Tiri umusaza wawe ukuntu asa, nabonye kuri video izo za YouTube, aheruka koga ngira ngo muri akivuka, kwa kundi kwa muganga boza uruhinja rukivuka, imyenda yamucikiyeho. Ngira ngo aranuka kanukira, ngiye yaranukiye muri telefone. Ngiye yaranukiye muri telefone, mureba gusa just. Umusaza wawe aranuka. Nawe nabonye, ni wowe nabashoboye kubona na musaza wawe, nawe ubwawe uranuka, reba ukusa. Ngo ejo wakoze anniversaire wambara itaburiye ry'abantu bajya kubaga ry'ababazi, ngo nawe wambaye. Ngiye nkwereke musaza wanjye uko asa. Nkwereke musaza wanjye uko asa. Take a good look. Woni mwene data, mwene mama. Can you see that? Ngegera gusa. Urabona sana cya kivurivundi muvukana. Iso yateye intanga z'ibipfu. Zibipfabusa. Niyo mpamvu ari wowe, ari nabo muvukana mwese. Ahubwo abadukuriyeho so bagize neza. Next time you want to insult me, ujuza ubizi neza. Mbrokora mura kuri block duhangane. Niyo waza hano ngenda kuzamura, ngwino hano, ngwino nkuzamure hano dutukanira hano. Ureke ibyo byo kuzajya kuntukira yaho ntareba, aho kuntukira aho ntareba. Ureke ibyo byo kuzajya kuntukira aho ntareba, ngwino ntukira aho ndeba, ngwino. Musaza we, oya ubu ngewe yo nkubise igiti ndimbura n'amabuye acyegereye. That's how I do. Ndimbura n'amabuye. Ugira ngo cyo kiba cyanditse, cyaragiye cyandika ngo ntago nzi data. Ikibura bwenge ngiye narerewe iwabo wa data. Kikubitwa niba ngewe narerewe iwabo wa data. Ngiye narerewe iwabo wa data. Narezwe na bamasenge na nyogokuru nyina wa papa wa data, nibo bandeze. Ntabwo narezwe na mama. None wowe uranyita ngo sinzi data. Gicucu cy'umukecuru. Ngiwe ntabwo ari ngiye wavuze ngo ube kibi bigeze aho ngaho padiri akubenge.
none usigaye waramwihambiriyeho nka supaguru. Wihambiriye kuri padiri, wihambira ku bantu bose. Umuntu utagushaka wese ahinduka ikibazo. The thing is, reka kumburoka, ngwino duhangane face to face. Ubwo nge sinakuborotse kuko ntagutinya. Wowe kuki uwamborotse ukajya kuntokiraho ntabizi? Nabimenye ejo. Ahubwo nashaka gukora akavuye muri birthday yangu. Ngeze aho ndavuga nti tu reka mbe umuntu. Let me just be human. Kikecuru cyapfutse imisatsi kitagira imisatsi. Dore wakibura bwenge cy'umukecuru. Uyu musatsi wanyu maze amezi 3. 3 months old. Ubundi narogoshe. Nogoshe rimwe nawe urongera uramera. That shows you how healthy my body is. Umubiri wanyu very very healthy. Nta mwingo ndwaye, nta mwingo. I can repeat that 100 times. Nta mwingo ndwaye. Sindete manga de. Zimvuga nshiragura muri telefone ngo ndavugana n'abantu. You don't even know how to control yourself. How will you control us? Naho ku giti cyawe ntazi uzi kwikontrola, ngo control umubiri wawe, control. Uraza kudukontrola twebwe abutazi. Kikecuru gusa kinuka nk'intuze nk'umupfu umaze iminsi. Kikecuru cy'uruturage ruraho rudafite pfura na ruguru. Icyo rukorera no kwirirwa rugura abantu urukundo rw'abana bishwe n'inzara bo muri Afrika b'impunzi. Kibarukutinga. You're just destroying them. You're destroying them. You're not helping them. You are very selfish. Ubwira abana ngo bajye mu ntambara, bajye kurwana, barwana iki? Kutavana ibyo byana byawe ntabwo wabyabahungu. Utari bo banza gushora muri iyo ntambara. Ugashaka gushora abana b'Abanyarwanda mu ntambara. Kuki utavana ibyo byana byawe? So wabyaye ibihungu. Kuki atari byo ushyira ku rugamba imbere? Kuki utazari ibyana byawe ngo bari byo byirwa bitukana kuri internet? Ubishyire niyo mu mashyamba, ubibwire bijye kurwana inyinkotanye. Uri kubana b'Abanyarwanda ngo gukingwa abahutu ngo ni mu busengo ni mu gihe. Zana ibyana byawe ntibabyaye ibihungu. Bari byo banziriza mu ishyamba. Mureke guhenda ubwenge abandi bana b'abantu. Ubashukashuka. Ubasukisha amafaranga ukorera. Kandi ukorera menshi. Kikecuru gikorera amafaranga menshi. Ariko yose kiyamarira muri social media. Kiyamarira muri social media kiyerekana kigura urukundo, kikibagirwa kwimenya. Kirya imvange kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere. Niyo mpamvu yavuze ngo ndata inyama, ngewe ntabwo nshobora kurya ibiryo bitagira inyama. I live my life like I enjoy it. I take a good care of myself. Nta mafaranga nshyira muri internet nayo. I don't invest mu bantu, ntawe nshyira amafaranga mu bantu ngo bankunde. No. Njewe I take care of myself. Umva kecuru. Njewe ngomba kumenya umusatsi wanjye, nkamenya amavuta nisiga, nkamenya inzara zanjye. Nkamenya ibyo nshyira mu nda. Sinari nzi ko nzageraho ndwana n'abakurambere.
abakurambere nzi ko nzageraho ndwana n'umukurambere mbere najyaga nkwihorera gukungana na mama nkakwihorera uvuga nti ejo batazagira ntukana n'umukecuru ariko rero umukecuru utamenye kwibaha nta mpamvu yo kumwubaha nta mpamvu yo kumwubaha ni ikikubitwa n'inkuba ni ikiburabwenge nta umva uriya mukecuru ni ukwereka ngo n'ibigoryi birakura njyewe no kugira ngo ndeke gutukana of course ngira isoni iyo mpuye n'abantu kubera ibintu mba navuze by'ibigambo byo gutukana iyo mpuye n'abantu ngira isoni nkamwara ariko kiriya gikecuru nicyo narebye ndakitegereza navuga se do I want to be like this in my 50s? narivuganye ngiye ku giti cyawe ndivugana naye ndavuga nti do I want to be like this in my 50s? Hell no, I have to do something. I have to change. Ngomba guhindura hari ibintu ngomba guhindura. Ntabwo nshaka gusazira ubusa ntabwo nshaka gusaza kuriya. No. Kiya gikecuru ndakubwiye ngo ibintu byose gikora umva. I promise you ntago umukantambara uzarinda upfa utabohoye igihugu cy'u Rwanda nkuko bivuga wowe abandi bazakibohora but you nibigambo byawe wowe ibigambo byawe nibyo birangaza abantu ahubwo bigatuma batinda iyo bari. I'm telling you wowe ni ahubwo wowe ibigambo byawe nibyo birangaza abantu bigatuma batishyira hamwe ngo bamenye ibyo barwana nabyo abantu bose babarwanyije kubera abanyarwanda gutinya gutukana bakagutinya ariko ariya mabyimu yatinya mwiki ariya mabyi umukecuru atazi no koga ariya mazira ntoki y'umukecuru yatinya mwiki ariko ubundi cyazibereye ikitinganye buriya cyazibereye igitinganye buriya ubundi buriya cyazibereye igitinganye kuko I don't understand abagabo muratinyuka I am telling you abagabo muratinyuka sinibaza uburyo mwatinyutse mugatinyuka kira kintu ese ubundi ugiye kugitereta cyakuganiriza neza kikaba nk'ikigore cyangwa cyavuga kiri guciragura mu maso kiguciraga mu maso wagiye nitwa ngo wimara wahava amacangwa kuze mu maso cyangwa se ukajya utegereza ko arangiza ijambo ukaruha kubera kuba adidimanga cyayi na wawo gusa ndabwiye ngo mva navuze ko mfungura live isaha imwe ndabwiye ngo mujyane mubwire cya gikubitwa n'inkuba kira kigwagasi ngo ni mukantambara wimara mabere ya nyoko ndagira ngo nkwibutse ngo mubumenyera ntukamenyere. Let us make that clear. Mukantambara mabere ya nyoko ndagira ngo mubumenyera ntukamenyere. Wagikecuru cy'umunuko, wagikecuru kitazi koga no kwisiga no kwambara, wakibura bwenge we mubumenyera ntuzongere kumenyera. Ndagira ngo nkubwire ko we nta kintu na kimwe wankoraho kuko uri umusazi ukwiye gushyirwa mu mapingu ukajyanwa Indera. Ibyo byo kumboroka ahantu hose ukagenda ukantukira kuri Facebook kugira ngo ntakubona ko wantutse ngo ngusubize, bazajya babimbwira ubundi nze ngo shishimure. Ariko mbere yuko nongera kurwana nawe banza ugende uvuze umwingo
kiriya kintu cy'umwingo kisa nabi uri i Burayi baravura umwingo. Nimba batakuvura aho ngaho nakuhaye umuti, genda ukureyo amagufwa ya sko na nyoko na bene wanyu. Ubu yamaze kumarinetinga neza ibitunguru byinjiyemo nkuko babivuze. Genda ukureyo ukoremo isosi, ushyiramo poivro, tungurusumu, akarungo, ubundi ugotomere, umwengo uzakira. Ureke kumenyera, ureke kumenyera mu bamenyerwa sindimo. Urumva wakibura bwenge we, urumva wakibura bwenge we. Ndagira ngo nkwibutse Mukantambara, ndagira ngo ubwire ngo so yari ikigoryi, so yari igicucu, niyo mpamvu yabyaye ikindi gicucu nkawe. Iso yari ikigoryi, yari ikimara. Umva, iso yari imbwa. Mukantambara, iso yari inyana y'imbwa, niyo mpamvu yabyaye ikigoryi nkawe. Ndagira ngo nkumenyeshe yuko mu bantu menyera utazongera kumenyera. Fina mfite icyo bita liberté totale yo gukora ibyanjye uko mbishaka, mvuga ibyo nshaka uko mbishaka, n'uburenganzira bwanjye. Wowe rero nta bushobozi nabo mufite bwo kuza kuntegeka uko ngomba kwitwara, uko ngomba kuvuga, uwo ngomba kuba we, uko nta bushobozi ufite bwo kumbwira icyo ngomba kuba. Urumva wagikecuru, urumva kigoryi we kimara, urumva kimara we kimara. Uri ikicucu nka so, uri ikibwakazi nka nyoko. Nagira nkumenyeshe we Mukantambara ko nyoko na so atari bo Abanyarwanda bonyine bapfuye. Ibi byo kwirirwa bidukangisha ngo bishe iso na nyoko, ngo iso na nyoko bari ibigoryi, bari bakwiye gupfa. I say what I say. We don't care about those foolish people. Definitely I don't care about them. They can go to umva. Ubundi ndagira ngo nkumenyeshe ko so na nyoko bari ikuzimu, bari gusabana na Satani. Urumva Mukantambara, iso na nyoko n'abakozi ba Satani, bari gusangira, bari kubahemba ibyo bamukoze bakiriho. Yes. 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 Ndagira ngo nkwibutse ko iso na nyoko atari Abanyarwanda bonyine bapfuye. Nicyo kwirubuza hano dukangisha, uvuga ubusa, uvuga ngo wigira victim, abantu bose bakugirira impuhwe, abantu bose bakanganane bumve ko waje kazana mara. Uri ikigoryi nka so kubyara, uri igicucu nka so kubyara. Genda uvuze uwo mwingo wawe urwaye. Genda wivuze uwo mwingo wa gicucu cy'umukecuru, kirirwa gituka abagore bose, kirirwa gituka abantu bose, nta muntu gisiga inyuma. Abantu bose kubera Abanyarwanda mu muco wacu, buri muntu wese apfira muri Nyagasani akihangana ngo batamuseka. Ariko ndagira ngo nkumenyeshe Mukantambara, ngiye nshaka kwiyubaha ndiyubaha, nashaka no kwiyambura icyubahiro nkakiyambura, nka dressinga amabyi amenyereye yose. Hari igihe cyo kwiyubaha, hari n'igihe cyo kubishyira ku ruhande. Just because navuze ko ntashaka gutukana, ntivuze ko uzanjogaho ngo uzunkandagireho sinze nguhereze mu rurimi wumva. Nzi ko tumva ururimi ruzima. Ntabwo nshobora kuzana nkubwira amagambo normal y'Ikinyarwanda ngo yumve. So ngire nzajya nkuvugisha mu rurimi wumva, kandi ururimi wumva ni ibitutsi. Siko meze. Ururimi wumva ni ibitutsi, nibyo nzajya nguha rero. Uyu munsi niyemeje kuguha iso na nyoko w'imara. Ndabaguha ugenda ubacanira ubanywe mu cyayi, umenye yuko ibyo ntacyo bitubwiye twebwe nk'Abanyarwanda. Nge nihereyeho
ko siko na nyoko bapfa batapfa bagapfuka umva baragapfa inshuro 100 sinzi niyo mpamvu bowe bagusize wa kibura bwenge cy'umukecuru sinzi impamvu we bagusize nibyo kuza utera imbabazi ntawe uzitera no ngo wagikigore we ngo kimyotso umva reka nengere ndebe urabona iyo myotso yanjye ukwira kose irutabira bizuru byawe nk'iby'ingurube ariko subundi Imana buri ijya kukurema yabigenje ite kugira ngo ufate umuntu w'umugore mutereke ikizuru kimeze kuri Yesu ikizuru kidafite n'igufwa na rimwe muri ryo yagiye guterekaho ikintu wagira ngo gikoze mu ipine uri ingagi neza ingagi uwo uramutse upfunnye ugapfuna mu bantu bahita bikubita hasi bose kubera ingufu n'umuyaga byava mu icyo kizuru cyawe. Icyo kizuru cyawe gifite ubushobozi bwo kuba wahumekera abantu 500 ukabafasha guhumeka. Impamvu isi ifite ibibazo ni ukubera ko yicura umwuka abantu. Sinzi impamvu n'icyo gihugu kigucumbikiye. Sinibaza nimba batabona ko ucura umwuka abaturage bacyo kubera ibyo bizuru bya kicucu cy'igikecu. Mu gihe uzamenyera ntukamenyere mu bumenyero icyo kizuru cyawagira ngo bagikoze mu ipine barakikomekaho wiruka bakiguteyeho wiruka. Umuntu umugore agira ikizuru kimeze kuri ariko abagabo baratinyuka. Ubundi nk'umugabo wagushatse yabonaga utazabyara maze urangije ubyara abana beza ko ntibazana kira kintu umva uburaje ngo nawe mfite amazuru yanjye araringaniye ro amwenyere kuyarebe araringani si mato si manini n'amazuru ari normal. Mu gihe yawe ushobora guhumekera abantu 500 cyarimo ushobora no kubacura umwuka aho umva imodoka 2-3 zaparikamo neza nta kibazo. Agira ngo bari gutemo wiruka bari guteraho wiruka. Niyo mvuga ngo iso yari ikicucu na nyoko bari combination mbi cyane. So na nyoko bari combination mbi cyane reba ikintu babyaye ikintu nkaho biragaragara ko so yamwaga kanyanga zimwe zo mu cyaro. Muziza kanyanga zo mu cyaro. I'm coming. Muziza kanyanga zo mu cyaro. Zizakanyanga ninde wibuka zakanyanga zo mu cyaro ukuntu bazishyiraga mu kigage birasa rero ko se Mukantambara yakundaga kanyanga iri mu kigage mu gihe cyo kujya gutera inda ya Mukantambara yari yanyweye kanyanga kanyanga yo mu kigage niyo mpamvu yabyaye ikintu kidategerekeka. Ikintu kitategerekeka kiri aho ngaho nk'ikimara gusa. Ikizongwe ikizongwe ubwo ndangije mvuga nti Mukantambara know your place and stay there. Mu bumenyera kamenyero yenze nyina ntukamenyere. Wihaye abanyarwanda kuvuga ko ari abantu bagira isoni badashobora gusubiranya batenye ngewe isoni ntazo ngira. Nawe ngo nyina avuye mu Rwanda afite imyaka 15. Mfite little bit of
Ugandan here, little bit of Kenya here, little bit of South Africa here, little bit of Mozambique here, little bit of Swaziland here. Kiburabwenge cy'umukecuru. Ntuzajya ujya kumenyera, ujye umenya ko nzajya nzana little bit of everything. Nka mixing, nkagukaranga. 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 Delete wabaye Maputo. Yeah, nabaye Mozambique. Igikecuru mana we. Igikurambere. Sinari nzi ko nzageraho kurwana n'abakurambere. Sinari nzi ko nzageraho kurwana n'abakurambere. Gusa mugende mukibwire ngo kirakarya ise w'Imara. Kandi kimenye ko atari cyo Kinyarwanda cyonyine cyapfushije. Abanyarwanda twese twarapfushije. Twarapfushije. Kandi abantu benshi bapfuye mu buryo butari bwiza. So nta kintu kiri special kuri we. Nta nubwo abanyarwanda tuzaza ngo tugira agahinda kuri we ngo kubabyeyi we. Ababyeyi baba bari bigoryi. Iyo bataza kuba ibigoryi turabona umusaruro wabo. Umusaruro wabo turawubona ni wowe. So ababyeyi bawe nta mpuhwe tugomba kubagirira. Njyewe special. Nagira nkwibutse ko iso yari imbwa mu Kantambara. Iso yari imbwa. Iso yari inyana y'imbwa. Iso yari inyana y'imbwa. Iso yari ikigoryi. Kandi kare nakuzaniye so hano ngo mukwereke. Sinzi nimba waje utinze ntiwamubona. Gicucu cy'umukecuru. Genda wivuza uwo mwingo ukire. Uzi uburyo umuntu urwaye mwingo agira ikibazo cyo kunuka mu kanwa. Buriya aho kiba kinuka. Buriya ahantu kicaye hose kinuka mu kanwa. Ahantu hose kicaye. Niko kicarira umwobo we. Niko kicarira. Ishyiga rishyushye. Umva. Reka ndekere iki gicucu cy'umukecuru. Kize kimbrokore. Niba kiri hano nicyohereze request nkizamure. Kize ngitukire live byanandyohera. Niba kiri hano cyohereze request nkizamure. Kize dutukanire live. Kiki kireka kugenda kunuka kihishe. Iko wagikecuru wo gapfuda kizeho. Ngwino ntukire hano live. Ugireka kugenda kumburoka ahantu hose ngo ntuke wihishe. Untuke wihishe. Kireka kugenda kunuka wihisha umboroka ahantu hose. Warangiza ukagenda ukanyishwa ukantuka ugatukuza uburawe. Nka rusage. Ngwino hano dutukanire hano birangire. Ngwino dutukanira hano. Ibintu byo kumburuka ukamburuka. Njye sinigeze nk'uburuka na rimwe. TikTok waramburutse ntushaka kuntukira kuri TikTok kuko uzi ko ndi bubibone. Ujya kuntukira kuri Facebook aho uzi ko ntari bubibone. Ujya kwanika amabere yanjye. Ese kutaberetsa yawe. Wagiye kunteza abagabo b'Abanyarwanda. Mwabagabo mwe umva amabere yanjye ntago ari ayubusa. Amabere yanjye ntago ari ayubusa. Ntago rero mushaka kuza ngo muyavugeho uko mushatse muri inbox. Mujye mubanza mubyishyure. Mukantambara agiye kunshakira isoko. Yanyamanika ifoto yanjye kuri Facebook maze arantuka maze no ariko mana abagabo Imana yonye abagabo sinzi ko nabaremba. Abagabo muri comment bo bari muzabo. Abagabo muri comment bansambanyije ntahari. Muzanye muri Facebook ya Mukantambara murebe bansambanije muri comment y'ahantu yamanitse. Ariko mana
ibintu bibera kuri social media ni agahinda nakumira nakumira ni ukuri kw'Imana ibintu abantu bankoreye ibintu abantu bankoreye nasomye comment icyo ariko ibi ni ibiki koko Mukantambara we nawe genda ubereka yawe bari bwiruke bari bukure mu inkweto birukanka ngenda ubereka yawe ayawe ngira ngo ubu ngubu ageze ku mavi niko ayawe bageze ku mavi yabaye amasogisi urashaje uri muri za menopause nge sindazigeramo ariko nanjye ni iminsi mikeya nkaba nazinjiyemo yibura mfite nk'imyaka 3 imbere cyangwa 5 uri nanjye nkaba ninje ubushyuhe bukagabanuka nkaba natangiye kuzinjiramo ubu bitutse ndi gutuka ahangaha mu myaka 5 iza iri imbere sinzajya mbigutuka ubwo nzatangiye kumera nk'ukomeze natangiye kumera nk'ukomeze nakomera ibintu gusaza abagenzi ndagira ngo mamenyeshe yuko ibintu dukora ku social media ntabwo ari bizima byo gutukana n'abana mwe ntesha mugatukana gutukana si byiza ariko iyo byinjiyemo biragoye kubireka uko biba byamaze kuba nk'ingeso so gutukana si byiza ntimukabyinjiyemo gutukana bishobora kukubera inzitizi iyo mu bihe bizaza ishobora kukubera inzitizi yo mu bihe bizaza nk'ubu ngubu kubera gutukana hari ibintu ntashobora kuzakora mu bihe bizaza kubera ko ntitwaye neza kuri social media kubera weakness yanjye kuba ntarashoboye kwitwara neza shaka nko kubona nk'akazi yenda nshoboye kuba nakora njyewe nanabikora nagakora ariko bitewe n'imyitwarire yanjye bitabaye mwiza nkaba ntakabona so ibintu byo gutukana mukabona tubikora ngo mugire ngo ni ibintu ntimugatukane ntimugatukane kuri social media nashaka gutukana ujye ugenda wishyire muri ujye creating account udashyizeho ifoto yawe n'ijwi atari iryawe urihindure sibyo ijwi urihindure ariko ntuzagende ngo utukanire mu ifoto ryawe internet ntabwo ijya yibagirwa ibi bintu tuvuga ubu mu myaka 30 tuzabisanga bigihari mwabana mwe ntimugatukane ngiyewe nshima Imana yuko umuryango wanjye n'abantu bari so private ntabwo bakunda ibintu bya social media babigendera kure ubu ngubu buri muryango wese ugira ikimara ubu nanjye ndi ikimara cy'umuryango buri muryango wose ugira ikimara ubu nanjye ndi ikimara cy'umuryango so ubwo rero mujye mumenya ubwenge ntimugatukane cyane abakobwa ntimugatukane ngo mutukane muhagaze ku mafoto yanyu ntabwo ari byiza ntura nk'amagambo maze kuvugira ahangaha ntabwo ndavuga ni Imana mbabarire ariko nk'umuntu nkuriya nta bundi buryo namuganirizamo kiretse uburyo ururimi yumva rwonyine ni ibitutsi ntushaka kumuganiriza neza ngo yumve ntabwo bishoboka ntashobora kumva ururimi yumva n'ibicucu ugomba kumubwira mu rurimi yumva kugira ngo message yumve neza bitari ibyo ntabwo byavamo so mumbarire mwa bakobwa mwe b'u Rwanda mwa rubyiruko mwirinde gutukana kuko ibaze nkawe ufite imyaka 25 uri ufite imyaka 30 uri hasi ya 35 reka tuvuge gutyo ntuzicire ubuzima bwawe ntuzi ibihe birahinduka ushobora kuba wibaza ngo ubuzima ndimo ntacyo nzigera mba ncyo n'ubundi ejo bundi mu myaka 5 iri imbere ukabona ubonye amahirwe yo kuba ikintu runaka cyangwa se uhuye n'umugabo uri high profile umugabo uri wo mu rwego rwo hejuru akaba atagufata kubera impamvu
atagushaka kubera impamvu y'uburyo witwaye mu gihe cyahise. Umva rero, mujye mwirinda ibintu mbere yuko mubigwamo. Ibi bintu byose tuba dukora, njye ntabwo ni proud y'ibyo nkora byo gutukana, ibindi ntacyo bintwaye kuko ya, ariko ibintu byo gutukana ntabwo ni proud yabyo, honestly speaking. Yarantutse anuka buri munsi, cya gikecuru kinuka buri munsi, kinuka buri munsi, ariko ngiye kimenye yuko ntazakihora, nanjye nzajya ngituka. Nanjye nzajya ngituka, nanjye ntabwo nzakihorera n'ikinuka, nzajya ngituka. Ubwo rero nge ikintu nakibwiye no kimwe nuko ababyeyi be kuba barapfuye is not a big deal. Abanyarwanda bose barapfushije, nta mpamvu yo gukomeza yigira victim hano, ntacyo bitubwiye. Ikindi cya kabiri, nta kintu akora, yirwa yiha ibigwingo. Bimaze imyaka 30 akora, mu myaka 30 nta kintu yigeze akora na kimwe kigaragara, usibye kwiciraho, kudedemanga, kutukana. Nta kintu kizima na kimwe yigeze akora abantu bavuga ati kanaka akoze iki. Ikindi yirwa yigamba ngo bategetsi bo mu Rwanda bamuzi bikize. That means nothing. Kumenyekana kwe ntabwo yamenyekanye neza, abantu bamufata nk'umusazi. Abantu bose bamufata nk'umusazi. Iyo mpuye n'abantu bavuga ngo Mukantambara ashobora kuba arwaye mu mutwe, kandi abo bantu babimbwiye ntabwo ari Abahutu, ntabwo ari Abatutsi, n'abantu bose, ubwoko bwose. Nkavuze ibintu by'ubwoko bwose, kuko ushaka kuvuga uti abandi no kubera ko bafite ivangura. No, abantu bose bamubona nk'umusazi. So uriya mukecuru rero agomba kumenya ko nta muntu umutinya. Ikindi cya kabiri, agomba kumenya ko ngewe ndi umuti we. Ngewe ni ngewe ushaka kuzamukura kuri izi social media. N'ubu simututse, ubu simututse kuko nta kagwa nanyweye, kuko iyo nshaka kumutuka neza namunywera urwagwa, namunywera urwagwa, ubundi nkamuvanayo wese, nkamuvanayo wese. So agomba kumenya ko ntacyo ari cyo, ari umwanda mu Banyarwanda, ni umwanda mu Banyarwanda. Ikindi, agomba kumenya yuko ibintu byo gukoresha igitugu Abanyarwanda tutakibikozwa, dushaka icyo bita freedom. Ibyo kwirirwa akoresha igitugu aragira abantu n'iki, ntabwo bizavamo, cyane yuko we ari umuturage wavuye mu giturage kikanga kumuvamo. Kiracyamurimo neza, deep kiracyamurimo. Ubwo rero uriya mukecuru w'umukurambere, mu mumenyesha yuko ngewe atazigera nkura hano kuri social media, ahubwo ngewe nzahamukura. Ngewe nshobora no kurekera intambara y'inkotanyi nkayishyira ku ruhande, intambara noneho nkayigira iyanjye nawe. Namwihaye icyumweru kimwe kirahagije kuba yayisanga kwa muganga arwaye depression cyangwa se ibindi birwara bindi. Ngewe ngira umunwa mubi, ngira amagambo mabi, ndabizi. Ubwo rero cyo kuvuga ngo asagire nta kintu uzankoraho mukecuru. Kandi ikindi cya kabiri, wowe uranyigana mu bintu byose, content izo nkora ugira uranyigana. So ibintu nuvuga ngo ngewe ndi ntuze yawe, ndi role model wawe. So sit down. Urumva mukecuru, sit down. Ureke umwana akwa inspiring, ureke umwana aguhe inspiration. Urumva bamukurambere we. Ariko iyi message ya mbere ya nyuma ndangirijeho, genda utogosa amagufwa ya siko na nyoko, ushyiremo tungurusumu n'ibirungo byose, unywe isupu igukiza uwo mwengo. Ikindi cya kabiri, iso w'Imara yari imbwa, niyo mpamvu yapfuye kibwa. Iso yari imbwa niyo mpamvu yapfuye kibwa. Ngayo nguko.